Bagitaga igikoko bakagita inyamaswa bakagita mbese ikintu yabagugiye ari n'umugeze kuvanga ngo giyewe rwose ko ari uwanya ngo nagwo tukakujugunya mu ishyamba kugura sebe kwa dusebeshe no kuvuga ngo wishimyeho gake kwishima nagwo wakwishima uri kuribwa baradibwa afite ikibazo mu mubiri kimekenya murabona ibiro bintu babinteyemo mu mubiri nuguhora dibwa gahora aryamyaho kana kuryama nijoro biraranira. Nanone ndabasuje mwe mwese mukomeze kudukurikira kuri Legacy TV ni ya televiziyo nyine mukwiye gukomeza gukurikira. Turi mu rugendo rwa rundi rwo gushakisha makuru kandi amakuru abanogeye ndetse abafitiye n'abaturage akamaro. Aha turi rero ni za Kibirizi ahantu kure cyane rwose, niyo wareba mu misozi iri hakurya urahita ubona ko twataye kure rwose umuhanda wa kaburimbo. Turi ahantu mu cyaro cya kure. Aha ni twaza Kibirizi, wenda murahumva mu ntara y'amajyepfo nabo barahazi. Twagera rero gusura umugabo witwa Rwabugiri. Twahawe amakuru yuko ari umugabo udasanzwe ubayeho ubuzima bwihariye. Turagira ngo dufatanye tugende tuburebere hamwe, hanyuma tumuganirize twumve ubuzima abayeho, twumve imibereho abayeho, n'ubwo buryo adasanzwemo tubirebere hamwe tubibone. Dukurikirane rero tujyane mwese, reka tugendane. Yego nshuti mwese bakunzi ba Legacy TV, nkuko nyine twari twabibabwiye turimo dukora urugendo tuza hano. Turacyaza nyine tugeze mu rugo kwa Rwabugiri. Rwabugiri nyine utuye ahangaha mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Gisagara. Mu karere ka Gisagara mu murenge wa Kibirizi. Akagari kitwa ngo iki? Akagari ni Kibirizi. Akagari nako ni Kibirizi. Umurenge wa Kibirizi. Yego. Rwabugiri rero mutini muntu ki cyangwa sabayeho hate ni ibintu agiye kutuganirira, hanyuma namwe mwiyumvire ubuzima abayeho. Muranakoze ubu narimaze igihe no kwa muganga mu bitaro no kugira ngo byuke mubonye ko ubu narivuye kwipfukisha. Abagize ikibazo gire cy'ubuzima bugomereye cy'amagufwa yoroshye, amagufwa yararaniye bagwa inshuro nyinshi 17 akavugagurika bakasubiza mu ibagiro, haterwa ikinya cy'umubiri wose, ndetse kugira ngo nzazazamuke bikambera ikibazo nkajya muri bombone. Ukavuga ati jewe wabaka ubufasha bw'akagare, kabara k'akagare kajya kansindagiza akagezaho ku bitaro kwa muganga byajya bifasha. Kabona n'ubuzima bwo kuba nabaho, kubaho mu rugo biragora, mu nzu nta kintu kiba kibereyemo. Buyo baragiye kwa muganga twafunze inzu, nta muntu gusiga ahangaha, no guhiga ntabwo nabasha guhiga ngo njye mu murima mpige, mbese mbayeho mu buzima bugoye cyane mu duhisha. Reka dutangire ku ntangiriro. Ubundi amazina yawe yose nanga nayo? Rega Damasere. Bya Rwabugiri agatazira ko gutinda mu bitaro nyine ko bora mu bitaro nyine najya nkunda kuryama mu rugo kenshi na kenshi. Ibitaro urebye kunze kuyama bamaze nk'imyaka igera muri 5. Jya mu bitaro nyine nongera garuka subiramo bongera basubizamo bambaga. Ubuzima bese bwanjye bese mu bitaro nta kuntu meze, n'umubereho yanjye mu rugo biragora cyane, bikagora n'ubuzima bwo kurya ku mibereho bikananira. Kuko kurya biradushye, nta kintu mbasha gukora. Ubu mbona umuntu kwirirwa aryamye hano mu rugo, mbese biragora. Ngega nk'umuntu ufite umutima w'impuhwe yanyuraho akambwira ati se bimeze bite, akira amafaranga nk'aya gakoma akamagana biri gutyo kigenda kugura agakoma ubashe kuba wabaho. Mbese bikagora nyine ubuzima bwarimo mbese buragoye cyane. Mbese murabubona ibintu bindimo n'ibyuma byo birashigitse,
ese turabireba mu kanya Ibi bintu reka rwose nyine mura- tubanze twiganirire ku kuntu byaje n'ukuntu byatangiye hanyuma tuze kugira wenda uretse gato duhere wenda nko mu mavuka yawe Rwabugiri wavutse ute ababyeyi bawe byagenze gute urabona uburyo navutse njye navutse mfite ikibazo nyine cy'ubumuga ariko cya kibazo cy'ubumuga nari mfite ntabwo cyari kimbaga cyo numvaga ari ikibazo mu muryango byabaye nk'ikibazo mu muryango mbese nyine abantu bakajya baseka babwira amazina atabaho bakabwira ngo ni inyamaswa ni igikoko mbese mu muryango mbona ko ari ikibazo gikomeye sinabasha no kugera mu ishuri ngo nige navukiye hano mu murenge wa Kibizi akagari ka Kibirizi niho navukiye maze hariho umukecuru papa yitabye Imana kera ajya ambwira ati mwana wanjye nzagutunga umuvutsi waramugaye none mu gihe ndiho nzagutunga aza gutaha ibyashazanyije atabikoze nta kintu yigeze ankorera habe na kimwe yahise yitahira Imana yahise imutarura arigendera yitabye Imana ungana iki nari umwana mutoya cyane mfite nk'imyaka 13 niho natangiye kugira ubuzima bwo kukonyagurika amagufwa agatangira kwivugagura nyine avunagurika amagufwa agatangira kwiturumburamo nyine najya kubona nkabona natsikira we kumutsikira abona akakubugira akaguru gahinyagara igufwa rihita ricika rikavamo ubwo iyo rivuyemo mpita nirukira bitajya mu bitaro ubwo mu bitaro nzavamo bigoranye kumbaga barindaho kugira ngo amagufwa aroroshye genda nkajya asamba avuga ati se genda ko Kanombe havuye tuze Butare kaba ariho nibagirwa kenshi na kenshi havuga ati genda hari wajya renda na Faisal nkapfana Faisal havuga ati Faisal yenda ari kintu bamarira genda amagezi bashobora kuba basana yenda nkaba nagira iminsi yo kwicuma ariko nkabona nta bushobozi nabona bwahageze ubundi se ubu ngubu ufite imyaka ingahe 34 Nenda tugaruke dusubire inyuma hahandi nyine wari ukiri umwana waravuga ati ku myaka 14 n'iki byose ari gutangiye kubona ko amagufa atangiye kujya avunagurika noneho wenda icyo gihe warigaga icyo gihe nagura bashaka kwiga ko bari urabona kera abantu bamugaye baduha akato ngira ngo nawe murabizi baduha akato rituma twajya ko mu remba nagiye kwiga bakabundagaraho bakandika amazina atabaho sinabasha kwiga ariko ubwenge sinari bufite bwo kuba yenda nagira gute bwo kuba ntabura kwiga iyo nza kwiga yenda nkahura n'ibibazo yenda nari kwifasha akagira nicyo nabasha gukora kuko hari benshi bamugaye bafite ikibazo nk'iki ariko akagira n'icyo babasha gukora bicaye none ngewe kubera ko ubundi ngewe mpora mu bitaro nta kintu mbasha kwikorera habe na kimwe mbese ubuzima bwe buragoye mu rugo cya kintu kimwe n'amazi kuyabona biragora mbese murabibona amazi ni ukuyakura ahantu kure kandi nabwo n'uyu nafite cya giceri ngo nigige murabona bamufasha wagira wagira ikibazo bacyo mu mutwe akesura bana we n'ikimuga namushatse afite ubumuga mu mutwe harakimwe tubasha kwimarira twese tubayeho mu buzima bugoye urebye nk'abantu bose babasha kutubona bakaba bagira nk'umutima w'impuhwe bafasha rwose ikintu bamarira birumvikana kandi nabo barabyumva turaza no kubigarukaho ku buryo bw'umwihariko ubu none reka tubanze twite kuri uko kuntu byagiye bizamuka kugira ngo inkuru yawe imenyekane ukuntu wagendaga ukura abantu bakakwita amazina atabaho nkayo wibuka nayahe bagitaga igikoko bakandita inyamaswa bakandita mbese ikintu yabagugiye ari n'uwigeze kuvuga ngo ngewe rwose ko n'uwajya ngo nabwo tukakujugunya mu ishyamba kuko uradusebesha hari n'uwitwa mama wacu yigeze gukura muri wesi ngo nagashaka abantu babambona ngo baramuseka uratowemo n'abaganga nibo baguyemo umutwe wagera amaboko yagera amaguru yagiye kubera nyine kubera ko bari niko kuca mu muryango kugira ngo nyine kukomeza basebesha icyo kintu cyabiteye nyine bahugurike muri ubwo buzima buri wese ubuzima nakuriyemo nibwo n'ubunyinimo nta buzima nigeze nkuramo mbone ko buryoheye ngewe mba numva ngiye muri ngewe ubuzima nta kintu numva ubuzima ngewe nko ku mashyi ikintu nasaba ubuvuzi nk'ikintu cyajya kiyifasha mu rugo kikanunga ikajya mbona ikintu kiyifasha nkabona icyo kurya kuko kurya biravuna biragora mu rugo nta kintu mbasha kubona hano kuko ntabwo sinajya guca ishuri nk'abandi cyangwa mbere avomera umuntu injerekani mbasha kuba nayimuzana agaburire kira biragoye nta guhiga nta kugira gute ni ukwirirwa nicaye gutya mu rugo hanyuma se uku kuntu wavutse hari undi muntu wavutse gutya mu muryango cyangwa ni ibintu byakubayeho wowe ibintu rero ibi bintu byambayeho gutya ibi bintu byewe n'abadogiteri barabibajije
barabaza ko tubona ufite ikibazo gikomeye koko urabona kino kibazo ufite nta kuntu watubwira yenda ko haba ari yenda se yaba yarameze gutya cyangwa nyoko yarameze gutya rwose icyo mbabwiye cy'uburuma bwanya niyo ntabwo bari bameze gutya bari abantu barebare bazima ubuzima n'igihe wabwisanze bameze gutya ufite na mushiki wawe ufite nawe ndamufite afite ubumuga nyine nawe uraho uhari arahari Butare kwa muganga niho ari ariko nawe nyine nawe ameze nkanjye ubwo rero ubuzima buratugora nyine mbese buba butugoye cyane badushaririza kugira ngo tubeho none se mu buzima bwawe hari ikintu kijya kigushimisha ni ukuvuga ngo wishimyeho gake kwishima ntabwo wakwishima uri kuribwa baradibwa afite ikibazo mu mubiri kimekenya murabona ibiro bintu biba binteyemo mu mubiri ni uguhora adibwa nkahora aryamye aho kandi kuryama nijoro biraranira mbese ugasanga noneho nkarara nicaye nkabura ubuzima nkabura ikintu kishimisha muri njye haba byibura iyaba narigarika kubuza no kuruhanya ariko nkavuga ati se Imana wampaye akagare nkahora asenga Imana byibura uzampa akagare byibura najya nigenga n'umwana muye mu muhanda akasunika akageza aho ngeze ko birangora cyane bwaraguye tubonye ukuntu uzamutse hariya uzamuka rwose n'imbago zawe kandi urabishobora kubishobora mu kwara abaye igikara abaye igikara ko kwandara kuko ntafashe imbago sinavaho kuko ubu hose harimo ibyuma amaguru yanjye n'ibyuma gusa nta rugingo n'urugu rutarimo ibyuma hozwa n'amatije ibyo bita ibyuma by'amatije bashyiramo kuvuga ngo amagufwa yanjye uko ateye yiturumburamo ngira ngo murabireba gutya ubu igiye kuvamo ubu hano ni ibyuma nambaye kugira ngo nkarabe birangora ni ukwitabaza nk'umuntu akagarabye ko sinabasha kwihira ngo mbe nakwicara cyangwa mbashe no kuba nakwihutunze ko kunywa ekada birangora nko gushaka nk'umugiraneza akamuhamagara cyangwa akabona akana kakakarembuza wabaye utunze ko kunywa ni uko nguko mbayeho akabazo k'amatsiko dore twasanze ufite umugore kandi mwabyaranye n'umwana buriya ubigenza ute ubu kuvuga ngo ni nk'Imana ibikora kuba narashatse umugore byika ikibazo nawe cyambereye cyiza najyaga mu bitaro nkaryamamo nkabura n'urwaza najya mu bitaro nkabura urwaza noneho nkaryamamo nkabura n'umesera umwanda ukanyica nkabura n'unyuhagira ariko ndamushimira yuko yemeye kwitanga akareba ubumuga bwanjye afite akavuga ati reka murwaze ubu hano ntabwo ujya hano ntabwo mpaba ubundi hano mba nafunze n'ubwo ubu mwarasanze ntahari mwarasanze n'ubundi ni muntu nuko nashatse n'ubundi bari bandikiye bino bitaro ngo mbariho mwafatira mbariho nkomeza mbariho mba rero mbariho rwarira ariko narebye mbona n'ubundi byose ni kimwe mbona n'ubundi ubuzima burankomereye mbona n'ubundi nta kintu kugira ngo dushye abantu nta n'umuntu ufite mu rugo kugira ngo ugeraho agira aho agemurira bitamo kuza kuryama aha ngaha kuko n'ubundi inzara yarayimenyereye ni ukwihangana ni ugukomeza kwihangana inzara yarayimenyereye inzara iraharya kugira ngo uzabone igikoma cyangwa icyo kurya biragora rwose umudamu wese hari icyo abasha gukora kugira ngo muri afite akabazo mu buryo yajya gufata imiti karayesi ariyisura ntabwo yafata ijerekani akajya kuzana amazi no kwihonda ni ukwigiga abantu bakayanzanira bakasuzugura basuzugura abana reka bicara mu ikintu cyanungutse ni uko yabyariye akana ko kana ejo nigakura kazajya kanzanira ko hatuzi yenda kabe kagira gute kashorera mu kagare kabe kajyana kwa muganga gafite umwaka n'amezi 3 karacyari gato cyane ni ukuvuga ngo iyo kagiye imbere karavuga ngo papa ngo ndo ibi bintu birakurya ngo papa ngo ndo ibintu birakurya ukabona umwana nawe agize agahinda muri we akibaza ati se papa ibi bintu ni ibiki bagushyizemo nkabona akana kanjye kagize ikibazo kagize agahinda nkabona se mwana ko ryamye aha umwana azabasha kuba hati icyo kintu cyo gakibazaho mu buzima bwe no kugira ngo azabeho no kugira ngo abeho kugira ngo abone igikoma biragora ugasanga ari ikibazo gikomeye ariko ukavuga ati nkiyakira ku Mana agasenga abwira Imana washyize ku isi ubizi gira n'ikintu ugomba kuba wamarira kuko ngira ntacyo nishoboje birumvikana ntabwo byoroshye ngaho rero nk'uko wabitubwiye nyine dore umaze kubagwa inshuro zigera kuri 17 zose
tuganirire ku by'urugendo rwawe mu bitaro ugenda ubagwa wongera ubagwa byatangiye igihe ki? Byatangiye uyu mwaka ibaye imyaka 6 mbagwa. Nta kintu mbasha kuba nakora no mu gahanga murabibona harafobagana. Mbese uruwo wagira ute no kurya nta mu rugo tumeze pe. Iyo bakurya no mu nzira nta kintu kibereyemo. Nta kintu kibereyemo ntubwo n'uwiteka mu ijuru. Waba ari igihe baba ari ariko nta kintu murabibona ko nta kintu kigeze kijya mu buruzo mu mubiri wanjye kandi nk'umuntu w'umurwayi yenda kijya kuba yanyweye nk'agakoma cyangwa yariye n'ikindi. Ariko kurya biragora cyane. Birumvikana. Noneho rero hano hari abantu muri isi baba bazi ko ubuzima bw'abantu butandukanye bubaho, akaba ashobora no kuba yatekereza ko ari cyo yakumarira. Babwira nimero zawe za telefone. Nomero za telefone hari umufasha wanjye uzizi mu buryo kubera ko nakunze guterwa ikinya sinagira kurikira namuhamagara akaza akazivugira. Kuko tugiye kuvugana nawe ugaraza kuzitubwira mukanya. Nta kibazo arazimambera kuko telefone iri bugira. Urakoze cyane, reka tuganire na madamu wawe hanyuma kandi ukomeze wihangane. Vuga cyane uti witwa nde? Muri mu karere ka Gisagara nitwa Wisabye Valentine. Wisabye Valentine. Wisabye Valentine rero umufasha wa Rwabugiri. Rwabugiri mubanye muti? Tubanye nyine mu bibazo by'uburwayi bwe ariko nta kibazo narabyakiriye. Ukererwa nta kibazo. Nta kibazo. Ukererwa. Warabyakiriye mu buhe buryo? Ko nyine nari nemeye nyine kumushaka nta kibazo. Uracyari mutoya gukunda umuntu ufite ubumuga ntabwo bikunze kubaho. Ubwo butwari wagize wabukuye? Kwari twaregera dukundana n'urukundo ubundi rwajemo nta kibazo pe, nta kibazo dufitanye. Imana yahuje abantu n'ubundi barakundana nta kibazo. Mwarakundanye dore mwaranabyaranye mubyaranye umwana, ubuzima mubayeho n'ubu? Tubaye nyine mu buzima bugoye ariko umuntu arabwakira nta kibazo dufitanye. Umuntu iyo mbonye nyine byashoboye njya guca inshuro nta kibazo nkaza nkamuhahira. Ukitubwira nyine ukuntu wabyakiriye. None se hari igihe ajya agira nyine akagira agahenge cyangwa buri gihe ahora yaremba? Hari igihe nyine agira agahenge akaba yamara nk'ukwezi akongera akarwara. Nuko ubuzima busanzwe se mubana mute? Kujya kuri toilette se abasha kwijyana cyangwa se mu buzima busanzwe bimeze? Ubuzima busanzwe nyine yashatse kuri toyi umuntu amuzanira akantu akituma nk'uko nkagenda nkamumena muri toyi cyangwa mu kimwe abasha kwandara nkamuherekeza kugira ngo atagwamo. Ariko iyo akize nyine hari igihe yijyanayo yorohewe. Ariko nyine iyo amaze nk'amezi 2 anongera ngasubirayo n'ubundi. Iyo atinze amezi 2, iyo adatinze nyine buri kwezi njyayo. Ni nkaho mbega amahoro buri gihe. Kwa muganga. None se ubu ngubu ubona rwose uri umuntu ugira icyo usaba, wasaba iki? Nasaba ubufasha ko kugira ngo byibura bamanze bamuhe nk'akagare cyangwa wenda bamenye ikintu cyamutunga nk'iminsi mikeya. Kuko ntago wabagora n'ubundi iyo wiyemeje nyine ubundi wabiyemeje nzongera ngo mye murwaje nta kibazo. Ariko ngo ujye ugira uburwayi bwihariye ukuntu? Ndabufite nyine iyo bibuze njya gufata imiti muri hopitali nta kibazo. Ngubu dushobora kuba twicaye gutya hano gutya bukagira nkumva hajemo ibintu bituma ngira nka ubwenge bukayoba. Ariko nka nyuma y'iminota nka 20 niho nongera kuzanzamuka nkongera ngakora n'ubundi ko nakoraga. Byaje gute se? Uzi ukuntu byatangiye? Ntabwo mbizi kereka nk'umubyeyi wanjye kuko byaje ngo kera ndi umwana n'ubundi nahoraga mbigira guhera ndi uruhinja. Gutya ushakana na Rwabugiri nawe ufite ubumuga gutya
yego murakundanye nubwo mufite ubuzima bugoye mubona mbona muri nk'isomo rikomeye ku buzima. Mwabwira icyo abantu bashwana bagashwanira ibintu bagashwanira utuntu dutoya utubazo dutoya kandi mwebwe mubasha kubana n'ibigeragezo bikomeye bingana. Nababwira yuko iyo Imana yabahuje mugomba nyine kwihanganira ubuzima bwose. Ubundi iyo ujya gutera igikumwe uravuga ati ibizambaho byose. Ubundi haba mu burwayi haba mu bugira gute murihanganirana, ntaba ndwaye akanyihanganira nawe akandwaza, nawe yaba arwaye nanjye nkamurwaza. Ubwo rero ugiye kugira gutyo utarabikoze byose n'ubundi nta rukundo mwaba mufitanye. Rwose abasore n'inkumi bagira gutya bagashakana nyuma y'ukwezi kumwe amezi abiri cyangwa se umwaka umwe bagatandukana kubera ko ngo bakennye cyangwa se ngo hari uburwayi cyangwa se havutse ibibazo nk'ibyo ngibyo, wowe ubibona ute? Ukuntu mbibona rero mbona igihe cyose haba mu bibi haba mu byiza umuntu utakurwaje mu bibi no mu byiza n'ubundi nta kamaro nyine muba muhuriyeho. Abona ugeze mu byago guta akigendera n'ubundi ntabwo aba yaragushatse agukunze. Nta rukundo ruba ruhari. Imana yabahuje nyine muraguma mukabana, yaba ugeze mu bibi akihangana nawe waba ugeze mu byago kuko nagiye n'ubundi iyo uri ku isi ibyago biba ku bantu ntabwo biba ku biti. Murabyihanganira nta kibazo ngiye mbona kirimo mu rugo rwacu pe. Gusa nyine naze banyaziga twamenye amahembe ariko nyuma yaho turicururura nta kibazo. Rero ndabigushimiye cyane, buriya ni byiza cyane, ni n'isomo rikomeye abantu bari bakwiye kukwigiraho kuko kubana n'ibibazo ntabwo aribyo bisobanura gutandukana. Umwana wanyu mumubona mute? We yavutse ari muzima nta kibazo afite? Nta kibazo afite usibye ibintu by'ibishimba nyine namwe mwabibonye akunda kurwara ariko barambwiye ngo ni indwara y'uruhu. Nta kibazo afite. Kuko urayivuza kubera ko kuvuriza ku gihe ari byo byiza bituma umuntu ataremba. Ndayivuza nta kibazo bikoroha. Bikongera bikagaruka ariko nkongera ngasubira kwa muganga ko mituweli kubera natarajya ku cyiciro cyiwe ndayiguriye. Nta kibazo. Hari inkunga bamuha akagabana na mushiki we bameze kimwe nkabyihanganira kubera nyine bakiri ku cyiciro cyiwe. Noneho umwana namaze kumubwira mbonye ko byangora nifatira icyiciro cyanjye. Ubwo rero iyo nkunga yije akuraho 6 byacu ubundi akayaturihiye ayandi akayaha mushiki wiwe nta kibazo pe. Ntabwo byagutunga mu rugo. Nayingoboka nayo kugira ngo nibura iyo mituweli iboneke kugira ngo mbone mituweli y'umwana nta kindi ubundi kurya nyine ubuzima nyine kurya nyine inzara kwica nta kintu tubita mu rugo. Ariko umuntu arabyihanganira nyine kwemera tukagorwa. Abanga baravuga bati urukundo ni rwo pfundo rya byose n'ibindi bizagenda biza. Hari n'abantu babigiraho kubera urukundo mufitanye n'ukuntu mwihanganira ibibazo n'ibigeragezo bigatuma nabo bavuga bati bariya abantu nta kuntu tutabatera inkunga, bariya abantu nta kuntu tutabashyigikira mu buzima n'imibereho yabo. Reka tubashimire kubera ukuntu mubanye neza, icyo nicyo cya mbere, kandi rwose nyabona murakomeze mwibanire neza. Ubuzima nyine ni gatebe gatoki, hari ibibazo bivuka ntabwo ibibazo byavuka ku biti nk'uko umaze kubivuga. Hanyuma igihe nikigera Imana izajya igenda ica inzira zayo. Yego nta kibazo pe. Nta kibazo pe. Yego mwabyumvise rero namwe mwese mukomeje kudukurikira. Twibagiwe kuvuga nimero, reka avuge nimero za telefone mushobora kumubonaho igihe cyose mwaba mushaka kugira icyo mwamufasha, yaba inkunga ndetse no kuganira kugira ngo mubahe na ka morale. Nimero za telefone 07 18 0 18 57 029. Ushobora kuzisubiramo 07 18 57 029. Mwazumvise rero nizo nimero zabo ushobora kubonaho Rwabugiri cyangwa se na madamu we, kandi mukaba mwaganira mukaba mwamugira inama cyangwa se mwafatanya kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza kurushaho. Turabashimiye rero ko mwakomeje kudukurikira. Ubuzima ntabwo buba bworoshye, ubuzima bugira uko bugenda,
ariko nyamara hari igihe twiruka ku bitari by'ingenzi tukagira ngo ibintu n'ubutunzi nibyo by'ingenzi kurusha ibindi. Aha mbere na mbere murabona ko urukundo rwabo rubafashije kubaho no gukora no gutera imbere no kuba bariho bakiriho bakibasha guhumeka umwuka w'abazima kubera ko babasha gufatanya. Hari abo binanira kandi bafite n'ubushobozi. Iki cyo ni cyambere twakwishimira muri uno muryango. Icya kabiri nuko bakomeje kwiyemeza ko uko byagenda kose batazareka gukomeza kubana kandi batazareka gukomeza gufashanya. Ikindi rero nihiyongeramo inkunga yawe niyange niyongeramo ubumuntu twaba twifitemo kugira ngo tubibagaragarize bizaba byiza kurushaho. Murakoze cyane kandi mukomeze kurikira Legacy TV. Ngendi Didi Wise, hanyuma narindi kumwe n'inshuti zanjye nshyashya Rwabugiri na Madame Valentine. Murakoze cyane. Yego.